urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Ntabwo byoroshye cyane kuvuga kuri Kizito, cyane cyane mbiganisha umurongo wo gutanga imbabazi, ariko mfatiye kuri iyi ndirimbo Igisobanuro cy'Urupfu, nk'uko bivuga mu gitabo cyabo akwindamo Igisobanuro cy'Urupfu, ariyo rero yabaye nk'intandaro yo gufungwa kwe n'ibyago byagiye bikurikiraho. Ariko burya uwasobanukiwe urupfu aba yamaze kumva byose, aba yasobanukiwe n'ibindi byose. Ikibazo ukuntu atangira indirimbo, umuntu yumva ko Kizito yasobanukiwe n'urupfu koko, azi ko nta kibi gishobora kubaho kirenze urupfu muri ubuzima bwo muri iyi si. Ibyo kandi nibyo, kuko burya ikintu cyose gitera amatage kiba ari ikintu kibi. Noneho utekereza rero gutandukana n'umuntu uzi ko nta n'ahandi ushobora kongera kumubona muri ubu buzima, kuvuga ngo ni ikintu kibi cyane, cyane cyane ko buri wese aba atekereza ariko atazi n'ikizakurikira inyuma y'aho ngaho. Kizito yararwumvise, yumva ko n'uwo bwose ari ikintu kibi cyane kuruta ibindi byose, nyamara ko bimeze nko kuvuka. Umwana uri mu nda yajya kuvuka ntabwo abazi iyagana, nta n'abazi ikimutegereje. N'umuntu uri muri iyi si nawe ameze nk'uwo mwana uri mu nda nyine ya nyina, ntabwo tuzi igikurikira nyuma y'ibi ngibi,
nyamara uwamaze kumva ko ubuzima bukomezana nyuma y'ubwo muri iyi si, igikurikiraho nyine nuko yumva agomba kwakira iyo nzira, ariko ntibigarukire kwakira inzira gusa, ahubwo bikajya no kwakira bagenzi be, no kurushaho kubumva, no kumva iyagana. niyo mpamvu Kristo muri Igisobanuro cy'Urupfu amaze kurwumva yemeye ko urupfu ruduhuza. Urupfu ruraduhuza kandi nibyo, kuko wabishaka utabishaka uzarunyuramo, kuko uwanze gupfa yanze no kuvuka. Niba urupfu ruduhuza, nibyo atubwira ati rwaba urupfu rwishwe na jenoside, wishwe n'intambara, wazize urugomo rutishwe jenoside, ati amaherezo byose ni ugupfa. Kandi ariko cyane cyane si no muri uwo murongo gusa wo gupfa, ahubwo uwapfushije wese buri wese abyumva nyine nk'uwapfushije. Uvuga ngo yaba uwapfushije muri jenoside wakorewe abatutsi bari mu Rwanda, yaba uwapfushije mu bwicanyi bwabanje cyangwa bwakurikiyeho, yaba uwapfushije mu ntambara zindi, yaba uwapfushije kubera impamvu z'uburwayi cyangwa agisida n'ibiki byose, uwapfushije abyumva nyine mu kababaro ke. Ni nayo mpamvu kugira ngo ushobore kumva akababaro kundi, ugerageza kwishyira mu mwanya we, kavuga uti giye koko narapfu. Nibyo avuga nyine, jenoside yangize imfubyi inkishyura umupapa, ariko hari n'abandi bagizwe imfubyi nabo n'ibindi. Nishyize mu mwanya wabo nakumva akababaro ngewe mfite, nkumva ko n'abari akabo. Bavuga ngo uwamaze kumva urupfu nta nubwo ashobora gutandukanya impfu, kuko arufata mu murongo w'akababaro abantu baba basangiye, cyane cyane abahuye n'ibyo byago by'urupfu uko aho baba bari hose. Icyo ni ikintu yumvise. Ariko hari ikindi, urupfu ruranaduhuza ku maherezo y'ubuzima. Kuvuga ngo twari twavutse twambaye ubusa, mugani wa Yobu niwe ubivuga, tuzasubira mu nda y'isi n'ubundi kimwe. Ntawe upfa ngo avuge ngo ntagiye kuzamuka, cyangwa buri wese aca muri urwo rupfu, tukagira ukuntu rwongera kuduhuza. Urupfu ruduhuriraho nako, kuko ari irembo ngo rituganisha mu bundi buzima. Niko Kizito biririmba muri iyo ndirimbo nyine. Icy'ingenzi rero ntabwo ari ugupfa, kuko ari urengana, ari uwagize nabi, ari uwicanye, bose amaherezo barunyuramo. Ikibazo rero ntabwo ari ugupfa, ikibazo ahubwo ni uko uba warabayeho mbere yo gupfa, kuko nicyo gikomeye cyane, n'ikizavugwa nyuma yawe umaze gupfa. Uko wabayeho mbere yo gupfa, abantu bazavuga bati yewe uyu muntu yari gica, yari kabutindi, cyangwa bavuga ati yari intama w'Imana, yari umuntu w'Imana, yari umuntu muzima. Bavuga ngo uko wabayeho muri iyi si nibyo bihisura urupfu rwawe. Ukavuga uti urupfu rwose ni rubi, ariko nibura akurikiwe n'ibikorwa byiza. Mu gupfa kwe asize ibyiza byinshi. Noneho undi muntu rero w'umugome, utwaye n'umuntu upfa n'umurambo wo ugatuma abantu bacumura. Hari umuntu njya gushyingura, yari umuyobozi, yapfuye, n'abantu bakaza ngo kureba niba yaba yapfuye koko. Tekereza kugira nk'aho ngaho. Bisobanura ko uwo muntu uko yabayeho nyine yabaye umutwaro ku bandi, yava no muri buno buzima agasiga nyine inkuru mbi nyine musozi, nk'uko wa muhanzi Byumvuhore abivuga. Ikibazo ni ukuvuga ngo ubu ngubu niba muri iyi si bazasigara bavuga iki? Ibyo nibyo bituma rero umujyanabi akenshi anangira umutima, akavuga ati n'ubundi nakoze ibi byinshi, n'ubundi bazavuga bibi, reka ndangiza. Ibyo ni igishuko cya shitani. Ngewe nk'umusazi uti ndabizi, umusazi uti nzi neza ko shitani ikoshya gukora nabi, ugakora nabi ari wowe, ariko amara gukora inabi ikanakoshya kunangira umutima ngo byarangiye, nta mbabazi n'Imana ishobora kumpa. Kandi nyamara ugomba kuvuga utoya, nta cyaha Nyagasani atababarira, ubwo ari uko bimeze nanjye ashobora kumbabarira, reka nce bugufi ngaruke. Aho kugumya kongera ibibi, ahubwo reka ndebe ukuntu nagabanya ibibi, n'imvugo bazamvugaho wenda izabe nziza, kubera ko ho hari icyiza nakoze. Aho rero nyine Kizito no gutubwira ko abo ngabo bose tugomba kubasabira, tugasabira abapfuye bazize izo mpfu zinyuranye, ahubwo tugasabira by'umwihariko abapfuye bahagaze. Erega burya nta muntu ushobora kwica undi atarapfa ubwe, aba afite ukuntu yapfuye ahagaze.
Yezu niwe ubitubwira mu ivanjiri ye, aratubwira ngo niba isi banze muzamenye ko yanyanze mbere. Kuvuga ngo isi yabanje kwanga Yezu, niyo mpamvu ishobora kwanga nyine n'abandi bose bavuga inkuru nziza cyangwa bavuga ibyiza mu magambo meza nk'aya Kizito yakoreshaga atwumvisha rero icyo gisobanuro mu by'ukuri cy'urupfu bijyana no gusobanura n'ubwo buzima bwacu bwa buri munsi. Ni urugendo rero. Kizito anatubwira rero ko yamaze kumva igisobanuro cy'urupfu, akatubwira ko gushobora kubabarira, aho niho hakomeye, gushobora kubabarira, akatubwira ati ntabwo ari ibya muntu, gushobora kubabarira kuba yarabishoboye kimwe n'undi wese ushobora kubishobora abikomora ku kwemera muri Kristo. Amadini yose n'iry'Abayahudi ririmo, uwakugiriye nabi ushobora kumwitura inabi. Ndabizi ko nyine abana bavuga ngo ijisho rihorirwa ijisho, iryinyo rihorirwa iryinyo. Umugira nabi, amarangamutima yacu ya kimuntu wumva ahita akubwira ko nawe ugomba kumwitura inabi. Ibyo ngibyo ni kamere yacu, biri mu byanditse mu maraso yacu, ko niba umuntu akugiriye nabi nawe uhita umugirira nabi. Igihe Yezu abwira Petero ati uwakugiriye nabi uzamubabarire inshuro 70 gukuba 7, nicyo yashakaga kumubwira ngo nimujya muri gahunda yo kugira nabi mwiturana inabi muzabaho mwe cyangwa muzamarana, muzarimburana. Nacyo nyine byumvikanisha mu by'ukuri ko burya ijisho gukora mu ijisho, iryinyo gukora mu iryinyo bigenda birema isoko y'inzigo izahoraho. Niyo ndwara mu by'ukuri abenshi mu Banyarwanda barwaye, niyo ndwara y'inzigo, ushaka gubangiye nabi nanjye nzagira nabi. None se naho umwana we nawe azagirirwa nabi, ubwo se bizarangira ryari? Agomba rero kugira ahantu haboneka abantu nk'Abakristo bavuga batoya, ibintu nibihagarare kuko inabi yose ikura indi nabi. Avuga rero ko izo mbaraga zikomoye mu kwemera Yezu Kristo. Gushobora kubabarira harimo kwemera imbaraga zirenze izi za muntu usanzwe, kuko umuntu usanzwe ntabwo yabishobora. Kwemera Yezu Kristo ko bifite imbaraga zo kubabarira, ngiye gutanga ingero z'abantu batemeraga na Kristo. Umugabo Mahatma Gandhi, uriya Muhindi usa nk'uwakoresheje cyane cyane kwibohora utagize nabi, la non violence active, no kwibohora ku buryo bugaragara ariko nta muntu ugiriye nabi. Ntabwo yari umukristo, icyakora yageze ahantu ngo asoma Bibiliya yose arayirangiza. Amaze kuyisoma aravuga ati nkunda Bibiliya kubera ko ivuga icyo abakristo badakora. Rero ngiye gukora ibishoboka byose, ibyo nicyo badakora ngiye ngikora, ngishyire mu bikorwa. Akoresha Bibiliya ayishyira mu bikorwa, noneho bituma abohora umuryango we, bituma abohora n'igihugu cye cy'Ubuhindi, n'abandi benshi bakabigenderaho. Uwo ntabwo ari umukristo, ariko yumvise imbaraga z'ubukristo ziri mu ijambo ry'Imana. Turabizi ba Mandela avuga ati abantu batuzaniye inkuru nziza, turayumva twumva ko ariyo yo, katwe tuyikoreshe yo gukunda abantu bose n'abatugiye nabi tubabarire. Imyaka 27 ari mu buroko afunzwe, yasohotsemo ahubwo aje nyine gushyira mu bikorwa iyo gahunda yari yariyemeje. Martin Luther King, uyu nguwo muri Amerika, ivanjiri niyo yamuyoboye, akavuga ati abayituzaniye yarabananiye, ahubwo nituyishyira mu bikorwa tuzibohora. Na Kizito rero nuko yabigenje. Ni ukuvuga ngo uwamaze kwemera Yezu Kristo abona ko hirya y'urupfu hari ubundi buzima kandi bwiza kurushaho bukomeza. Akumva aragomba kwakira imbaraga zo kubabarira, kuko burya kubabarira ni urutirigongo rwo kubana kw'abantu. Inzira y'urukundo igana Imana, mu nema y'umutuzo igana amahoro, mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi, iyo numa niho ikunda gukora icyari, yisasira imigenzo y'ubudatenguha, ikiyorosa
kw'abayikunda batazi ko ariyo, bamara kuyitahura bakemera bagasingiza Imana mutware wa roho. Iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse, bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi, batanga ubuhamya bashize amanga, bavugisha ukuri kutagira ikizinga. Iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse. Wa numa we ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibanire. Wa numa we ngwino mu kirere cy'u Rwanda. Wa numa we ngwino duhamye ukwemera. Wa numa we ngwino uduherekeze. Hahirwa umuntu urota kumera nk'inuma, akifuza kuguruka atanga amahoro. Hahirwa umuntu utuye mu cyari cy'urukundo. Iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Jye nzaririmba iteka imbabazi mu bantu, jye nzaririmba iteka impuhwe ziyaduhanze. Yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira. Iyo numa niyo nziza niyo jye nimitse. Wa numa we ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibanire. Wa numa we ngwino mu kirere cy'u Rwanda. Wa numa we ngwino duhamye ukwemera. Wa numa we ngwino uduherekeze. Wa numa